Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi, nizere ko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze ibibazo ushobora kubaza umukobwa kuri telefone, muri text message cyangwa se muri kumwe. Ibi bibazo bizagufasha cyane kumenya ibyo akunda, kumenya ibyo yanga. Muri makeya bizagufasha kumumenya byimbitse. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbanze video nsuhuza abantu basize amazina yabo kuri video zabanjirije iyi ngiyi. Ntangiriye kuri Evode uri mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuba warasize comment kandi ushimira video n'ibiganiro mbagezaho. Uwundi akaba ari Emmanuel nawe ndagusuhuje cyane, akaba ari muri Kenya, wasize comment. Thank you so much cyane kuri message nziza wasize kuri channel yacu. Uwundi akaba ari Marie Louise uherereye mu Rwanda, nawe ndagushimiye cyane kuba warasize comment kuri video yacu. Niba nawe ukeneye yuko rero naza gusuhuza muri video y'ubutaha, wibuke usige izina ryawe aho ngaho kugira ngo izina ryawe nawe nzagusuhuze, kuko ndabyishimira cyane iyo mbasuhuje n'ukuri, kandi nshimira comment zanyu. Murabibona yuko nzisoma kandi nkasubiza n'ibibazo mutugezaho. So ikibazo ahangaha cya mbere wamubaza muri makeya, buri mukobwa wese nujya gutangira kumubaza ibibazo, ujye uhera ku kibazo cy'ikintu ashobora kuba akunda kurya. Ni ikihe kintu gishobora kutabura n'umunsi n'umwe ku meza yawe? Icyo ni kimwe. Ukongera ukamubaza uti ni iyihe restaurant igushimisha cyangwa se wagiyemo wavizise, ni iyihe restaurant ikunyura, cyangwa se ukamubaza swate nk'ikibazo cy'ibiryo ushobora kuba utekereza ko akunda, urugero pizza, cyangwa se ukamubaza uti burger. So ukazana ibyo bibiri uti ese pizza cyangwa burger ni ikihe kintu ushobora kuba wishimira cyane. Umukobwa ahangaha ikiganiro ntashobora n'umunsi n'umwe ukigira kigufiya. Ahangaha umuhaye opportunity yuko akuganiriza byimbitse cyane. Ikibazo ahangaha cya kabiri wamubaza uti ni irihe bara ukunda kwambara. Iki ni ikintu cyiza cyo kumubaza, kuko niba ushaka kugira ngo uzamwoherereze umutoma cyangwa se kumubwira yuko yambaye akaberwa, so ni byiza yuko umenya n'ibara akunda. So biragufasha cyane mu gutuma compliment umuhaye imufasha cyane mu kubona yuko muri makeya witaye kuri cya kibazo wamubajije igihe mwahuraga, cyangwa se igihe wakimubazaga kuri text message. Kuri ubu ngubu urabona yuko yaje mwahuye yambaye wa mwenda cyangwa se ryabara muri make yakubwiye ko yakundaga. So ni byiza yuko kumwereka yuko wapenze attention cyane mu gihe wamubazaga ibara yambaraga cyangwa se ibara rimushimisha. Ikindi ahangaha nawe ashobora kukubaza ati ni irihe bara ukunda. So muri makeya ahangaha si uko gusa ari wowe umubaza ibibazo, ahubwo nawe aragerageza agatangira kukubaza ibye. So ni byiza yuko uba uri ready kugira ngo umusubize ibibazo nawe ashaka kukubaza nyuma yuko umubajije ibibazo byose ndi kukubwira. So nakubwira ati nkunda yuko iyo wambaye umupira w'icyatsi cyangwa se umupira t-shirt y'umutuku. So ni byiza yuko niba mwatangiye kugira date umaking sure yuko wambara nk'uwo mwenda yakubwiye yuko yishimira. Ikibazo cya gatatu ahangaha wamubaza uti ese weekend ikugwa neza, ni weekend iba ihagaze gute? Yes, birashoboka yuko uyu muntu ashobora kuba yagira ibihe biri ibihe biri busy cyane, ugasanga yuko kuba abonye ka weekend ka off, noneho ako ka weekend kakaba kari special. Muri make yazagerageza kubwira ati birashoboka yuko iyi weekend nzaba ndi busy kuko mfite maybe ibyo ngomba gupanga, ibyo nzakora mu cyumweru kizaza, ariko weekend yanjye maybe ni weekend y'ukwezi yo kuri gushira. Iyo weekend ibiri nziza cyane, ndasohoka njya ku mazi, njya kuganira n'inshuti zanjye. Iyo akubwiye ikintu nk'icyo ngicyo muri makeya ukibika mu mutwe, ukamakinga sure uti ya tariki yambwiye, wa mwanya yambwiye, ngomba kumakinga sure yuko mujyana ahantu heza. Ikibazo cya kane ahangaha wamubaza uti ese ni yihe
movie ukunda cyane, ni iyihe TV show ukunda cyane. Abakobwa bakunda kuganira ku kintu nk'iki ngiki cyane, muri make iyo kimubajije ababonye opportunity ikomeye cyane yo kuba yakubwira ibintu bimunyura, maybe akubwira nk'akantu ko kukwereka yuko umunsi muzasohokana, maybe wahitamo movie nk'iyo ngiyo kugira ngo wumve yuko wamwumvishije igihe yakubwiraga ibyo ngibyo. Nk'urugero nkanjye umbajije uti nkunda TV show imeze gute, nzakubwira yuko nkunda action movies cyangwa se nikundira TV show surtout hariyo nakunze nkiri urubyiruko cyane, yitwaga Marimar. N'ubu nkundayishakisha cyane narayibuze. So Marimar nicaraga amasaha n'amasaha, cyangwa se Prison Break. So ama movies nk'ayo ngayo ndayakunda cyane. So nawe rero wamubaza kugira ngo ikiganiro kiryohe, haba ari kuri text messages cyangwa se hari kuri phone muri kuganira, cyangwa se ahantu hatandukanye mwicaranye, uzana ibibazo nk'ibi ngibi ariko ukabaza kimwe ku kindi, apana kubimukuruturira byose umunsi umwe. Baza rimwe gusa kugira ngo making sure yuko maybe ikiganiro kigumye kikaba kirekire. Ikintu cya gatanu ahangaha wamubaza uti ni kihe kintu utajya wibagirwa cyiza gishobora kuba cyarakubayeho. Yes, iki kibazo ni cyiza cyane, kuko iyo uhaye opportunity umukobwa kuba umubaje iki kibazo, akubwira ikintu gishobora kuba cyaramubayeho cyiza, gifite urwibutso rwiza cyane muri we. So muri makeya, niba ari nka anniversaire ye cyangwa se hari ibindi bintu byiza bishobora kuba byarabaye mu gihe yakuraga, so ni byiza yuko umubaza iki kibazo kugira ngo muri makeya umenye uwo ari we, ibyo yaciyemo, byamushimishije byose muri passé. Yes, iki rero ni ikibazo utashobora kwibagirwa muri liste y'ibintu turimo turavuga kano kanya. Yes, ikibazo cya gatandatu ahangaha wamubaza uti akazina kawe wakundaga kwitwa cyangwa se baguhamagaraga uri mutoya na kahe kazina. Yes, agasurno. Iki ni ikibazo cyiza cyane abantu benshi usanga badakunda no kuzana. Urugero, banyitaga bebe, banyitaga fifi, banyitaga iriniri. Akenshi ugasanga yuko akubwiye gusa izina rye rya mbere cyangwa se last name ye, ariko aka middle name cyo ugasanga aragahishe. Ariko niba ushaka kugira ngo ugire ikiganiro nawe kandi umumenye kurushaho, wamubaza ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo ubashe kumenya akazina bamwitaga, maybe Malaika, akazina katumye aba uwo ari we mu gukura, mu buryo bamuhamagaraga umunsi ku wundi. Yes, icyo rero nacyo ni ikibazo cyiza cyo kumubaza kugira ngo ubashe kumumenya cyane byimbitse. Ikibazo cya karindwi ahangaha wamubaza uti ni iyihe njyana ukunda cyane. Ask me that question please. Nahita nkubwira kano kanya nkunda Zuki. Abantu bose banzi, abantu bose niganye nabo, abantu bose shobora kuba narakuranye nabo tuganira, muzike numva kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru ni Zuki ni njyana nikundira. So nawe rero ubaza uwo mukobwa uti ni iyihe, maybe muri kumwe iyo muziki uzajya wicuranga kugira ngo ukore ku marangamutima y'uwo mukobwa. Yes, ikibazo cya munani akaba ari cyo cya nyuma muri ibibazo byose nabateguriye, ni ikibazo wamubaza uti ni iyihe nyamaswa ukunda cyane kurusha izindi. Abakobwa mu bintu bibanezeza cyane, mu bintu bibazanira umunezero cyane cyane ni ukubona inyamaswa. Urugero, azakubwira ati nkunda injangwe, nkunda imbwa mu rugo, nkunda utumanki. So utunyamaswa twose tumuzanira umunezero, ahangaha niho uzatumenya. Ushaka kugenda ahantu ukabona akanyamaswa keza yakubwiye, maybe utekereza ko kamushimisha, ukakaguruka kamuzanira nk'aka gift nyine, niba akunda kuba ari kumwe nako mu rugo. Yes, abantu baratandukanye, so uzamubaze inyamaswa akunda. Abakobwa uzabitegereze cyane iyo bari kugenda bagahura n'umuntu ufite nk'imbwa, bari kugenda uzasanga akenshi bahagarara babaza utuntu twinshi cyane kuri ako kanyamaswa. Yes, ni nayo mpamvu ubona bagendana utunyamaswa twinshi cyane mu modoka cyangwa se iwabo, nuko tuba tubashimisha. So iki rero nacyo ni ikibazo cyiza cyo kumubaza, ukamubaza impamvu cya dukunda, impamvu cya kundi iyo mbwa, iyo nyamaswa y'injangwe. So uzamenya byinshi cyane bituma
yikundira izo nyamaswa. Yes, ni ibibazo rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera yuko hari uwo biraza gufasha. Ikindi, niba nawe ufite ibindi bibazo ahari utekereza yuko umukobwa yakwishimira iyo ubimubajije, nabyo wabidusigira aho ngaho muri comment kugira ngo abaraza kureba iyi video muri make bamenye ibibazo bakwiye kubaza abakobwa bishimiye cyangwa se abakobwa bumva bashaka kujya mu rukundo hamwe nabo. Yes, niba ufite ikibazo nawe ntiwibagirwe gusiga aho hasi muri comment icyo wifuza yuko naganiraho ubutaha, cyangwa se niba hari igitekerezo ushaka kugira ngo ugeze ku bakunzi bacu bakurikirana iyi channel, wagisiga aho ngaho muri comment kugira ngo uza wese aze gusoma ibitekerezo byanyu kuko birubaka cyane. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.